igihugu cyacu cyateye imbere aye umuco ntukacike bahungu wacu aye umuco ntukacike imana we aye umuco ntukacike umuco wacu we aye umuco ntukacike none umuco wacu tuzawukomeza turi mu majyambere y'umuco mwiza igihugu cyacu cyateye imbere aye umuco ntukacike wese aje guhaguruka urebe umuco ntukacike umuco ntukacike umuco ntukacike wese aje guhaguruka kuri tebe ikivuga nitwa Kayonga Jean nkaba narabaga i Burundi Rasitani twamenyanye muri 1982 niho yaje ava muri Kongo ariko ubundi nari nsanzwe nturanye na muramuwe na mushikiwe nabo bari batuye Nyanzarake ni naho yaje ashyikira ahagereye turabonana turaganira turamenyana turibwirana nk'abanyarwanda nyine twabaga dutuye aho hantu twenyine twari bake twari twenyine ariko twari bake Sitani yari umuntu mbese utagira ikintu ukangisha kuko yari umuntu yari yarabaye mu polisi ibyo by'ipolisi biba bijyanye n'iby'igisirikare mbese ukumva ko uburyo bwose bwo kuba yakwitabara ko bufite nibuka umurundi yari umuganga yitwaga Mayogera sinzi ibintu yaje asa n'umubwira Sitani atabyumva mu Burundi aza kumubwira ngo ngewe ngo urazi icyo ndico Sitani ati ndakizi ngo none niba ukizi ndiki ngo uri icyo ntazi ariko we ku buryo bw'abarundi ntiyamenyaga icyo ntazi ntiyamenyaga ngo ni iki ariko we urumva yabaga yagahinyanyiyemo mu kinyarwanda ambwira ko ari icyo ntazi Sitani abaho ikindi kintu nari muziho we n'umugore we nari mbaziho ibintu ibi by'ingenzi kurusha ibindi isuku
no gukunda gusenga. Bakundaga ikintu bita gusenga. Umunsi wo gusenga wabaga ari uwo gusenga, igihe mbese bakoreshaga igihe kijyanye n'igihe cyacyo, nta kuvuga ngo iki cyangwa iki ashwe. Ikindi, umukecuru igihe yapfaga hari umuntu yigeze gutanga ubuhamya, naramwumvise turi hariya ku rusengero, hariya aho baba, aho urusengero twamusengereyeho. Aravuga ngo ikintu ashima umukecuru ngo yagiraga isuku. Rero ibyo bintu narabyumvise, ariko ku kantu kanjye nakwibuka turi Nyanzarake, bari bafite urupangu runini, bakagira urugo runini, aha niho haba hari hanini, ariko wagira ngo hakuburwa na serwakira. Sitani yacuruzaga byera, agacuruza amafaranga, agacuruza ibintu byose, ariko nta n'agafuniko ka byera bashobora kubona hasi. Yagufungurira agabyere, agafuniko akagatwara akagera ahantu agomba kugashyira. Ese bagiraga isuku, bakundaga gusenga. Hanyuma ikindi byarabaye aho, haza kugera igihe urugamba rurakomeza ruranatsinda, haza kugera igihe rero tugera igihe cyo gutaha. Tugeze igihe cyo gutaha, Sitani igihe nari nkiri Burundi, nari mfite ibintu by'amasambu, by'ibigazi, by'ibiki biriya bivamo amamesa. Sitani we agurisha iwe arahagurisha, arambwira ati ngiye kugenda, kandi n'iwanjye ngiye kuhagurisha. Haguzwe n'umukomanda wa jandarumori witwaga Ukubajuru, arahagura. Sitani arasezera aragenda. Nabwira nti rero nubwo ugiye, nanjye ibyo ari byose ndi mu nzira, nanjye ndi hafi kuza. Sitani aratahuka. Atahutse ubwo nanjye haje kugera igihe nanjye ndataha, nkajya mbasura, umukecuru aza kurwara, aza gufatwa n'indwara, ararwara. Sitani naba ngiye kubasura, agatera urwenya ati, umukecuru ati ngaho mbwira, ati fora uyu ninde, ati numumbwira ndaguha amafaranga. Umukecuru ko yari amaze gusa naho ubwenge bwagiye, akandeba ntamenye. Nuko umukecuru aza kubaho, ararwara, ageze aho aza kwitaba Imana, turamushyingura. Gusa mu nyuma yo kumushyingura, ubwo bimwe abantu bagenda b'Abanyarwanda bavuga ngo uko apfushije uwari umugizi wo babana ngo nawe ntazamara kabiri, ariko Sitani yakomeje abaho, aza gufashwa n'uriya mwana w'umukobwa w'umubikira Sere Devota, ngo muri kominote yabo bashobora kuba baramubwiye, yarasabye ko azasubirayo ko ise amaze kuba atakiriho. Aramufasha, abaho, aramufasha, nkajya njyayo kubasura tukaganira. Nibuka igihe kimwe nagiye kumusura, arambwira ati Kayonga, ati ugewe njya nibaza ukuntu nzapfa, ati bikanyobera. Ese wifuza gupfa? Ati we ntabwo ushaka ko napfa? Oya, ntigende numva waba uriho rwose, ukaba uretse shate bwa bundi dukundana uri n'umwanzi, urashaka ko mbaho mariki? Ati jye nashakaga kwipfira, ko nashakaga kwipfira, ati nkasanga umugore wanjye, ati uzi ukuntu yansumbije ubugabo, ati yansumbije ubugabo arapfa, nanjye nsigaraho, none reba, ati yampenze ubwenge. Ntabwo yaguhenze ubwenge, umuntu agira igihe cye, n'ubundi akagira icye, nawe igihe cyawe nikigera ubwo uzagenda. Ubwo rero muri make igihe cyarageze, koko kigeze nawe yitabye Imana.
ubu ibisigaye nk'umuryango cyangwa inshuti ni ukumwifuriza kuzagira iruhuko ridashira. Murakoze. Murakoze, nitwa Dei Gracia. Muzehe Binego ni grand-père wanjye. Ikintu ngiye mwibukiraho, yari umupapa ugira isuku, akunda n'abana biga cyane kandi biga neza. Ndibuka niga muri primaire, twagiye kumusura ari samedi bisanzwe na mama, twicara mu nzu, hari ahantu hanze yakundaga kwicara, abahazi barahazi. Mama ari kuganira na grand-mère, arandembuza ati ngwino hano hanze. Ndamusanga, arambwira ati shahu rero njya nkumva ngo uri ikirangirire mu mashuri, twiga neza, uri umuhanga, nkunda abana biga cyane. Arongera ajya mu nzu mu cyumba cyiwe, azana amafaranga ayapfumbase mu ntoki. Ni ubwa mbere mu buzima njye nari nkoze ku mafaranga, kuko nari ndi umwana mutoya, amafaranga sinari nyazi, ntabwo bantumaga guhaha. Arayamfumbatiza. Ubwo na mama yise asohoka amukurikira, arambwira ati rero shaje Berata ntabwo uri banke ngo ubikire uyu mwana, aya mafaranga ni ayiwe. Ikindi kintu nibuka muri icyo gihe ako kanya ari kumpemba ayo mafaranga, nuko yarambwiye ngo iyo numvise amakuru yawe ko wiga neza, ati uzi umuhanzi witwa Kamariza? Ndamubwira njya numva indirimbo ziwe. Ati hari indirimbo ye titre yayo ubu ngubu nibwo nyizi, yigeza kuri iyo parti yaririmbye nibwo mbyibuka. Ndamutekereza na mbere ataritaba Imana, iyo ndirimbo yageraga kuri parti naramwibukaga. Indirimbo yitwa Raho se ngabikeye, we yarambwiye ati rero shahu iyo numvise amanota yawe mpita ndirimba ngo ubwo nicinye cyara nkahita nshisha numva. Ako gaparti iyo kageze kuri iyo ndirimbo, yaba akiriho atarapfa, n'ubu ngubu kanguma mu mutwe. Grand-père rero namwifuriza ngo agire iruhuko ridashira, tuzahora tumwibuka. Na grand-mère aho ari amuturamukirize, n'abo batonto n'abatante tutamenye, ba mupenzi twumva mu mazina, abaturamukirize n'abandi bose. Mugire iruhuko ridashira. Nyinsanzu umwami Jabiro, mu ngoro ye ni heza hakirana, uzuba ntabwo wabikizi, ntabwo icuraburindi ryigera rihataha, warampamagaye ndaje, nzakubera impata, nzakuramya untware mwami wanjye. Nitwa Gerard Ruvunabagabo, nkaba ntuye mu gihugu cya Canada, mu mujyi wa Ottawa. Nkaba ndi hano kugira ngo nsezere umubyeyi wacu Binego Stanislas, ariko mboneho n'akanya ko gusezera uyu mukecuru nawe ntashoboye gusezera kandi narabyifuzaga, Nyirabaziga Berthe. Ndashimira Imana yujuje umugambi wayo. Igihe mperukira kuvugana n'uyu mubyeyi wacu Stanislas, yambwiraga ko anyuzwe, yambwiraga ko atuje kandi yiteguye gusanga umwami Jabiro. Yabonaga hajya, ntabwo urupfu rwari rumuteye ubwoba. Yarambwiye ati Imana nibishaka uzansanga, nutanasanga ngihari
nzaba ndi kumwe nawe mu bundi buryo. Ibyo rero mbibonamo ubuhanuzi bukomeye. Igihe nari mfite icyifuzo cyo kuza mu gihe kirekire, numvise umutima umpatira kuza muri iyi minsi. Ndahamya ko ari roho ye yareshyaga roho yanjye, kandi ndahamya ko abamarayika bacu barinzi we n'uwanjye bambwiraga bati ngwino umukorere ibirori byo kumwizihiza kuko yatashye. Ndagira ngo mbashimire ingabire yo kuba barasazanye bakaduha umurage w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Ndasaba Berta, ugiye kwakira Sitani mwahuriye muri ubu buzima bwo ku isi, ariko ukaba waramutanze gutaha. Nawe ugiye kwizihirwa wongera kubona Berta, ariko mumeze nk'abamarayika mutacyambaye uyu mubiri. Mbaragije ingo zose z'abakristo zifite ibigeragezo bitoroshye muri iki gihe, kugira ngo haboneke ingo zisigarana umurage wo kubana no gusazana mu rukundo. Ndabasabye ngo mumperekeze mu muhamagaro w'urugo rwanjye. Ndabasabye ngo mumperekeze mu muhamagaro w'ubukristo bwanjye, igihe tuzongera guhurira ijabiro twese tuzavuge ibigwi by'umusumba byose. Nyagasani nabakire mu bwami bw'ijuru, kandi muruhukire mu mahoro. Yari umwana wanyu, kandi akaba abigana ingendo. Ikivugwa cyanyu nzakigira umurage wanjye. Imana ibahe iruhuko ridashira. Nitwa Uzarerwa Marie Claire, nkaba ndi umukobwa wa papa, umubyeyi wacu witahiye. Nyagasani yahamagaye. Ntabwo ndi umukobwa we kubw'umubiri ku isano y'amaraso, ariko ndi umukobwa w'Imana yamuhaye. Tumenyana rero, twamenyanye, nari nsanzwe muzi, duhurira ku kiliziya azanye n'umudamu we witahiye, atarataha nyine mbona bagendana. Ariko nanone nari nziranye na Sœur Odette ataraba umubikira. Twari tuziranye mu buryo ntabasha kurambura muri uyu mwanya, ariko papa uburyo twahuye bwa mbere, nahuye nawe tuvuye mu misa, hanyuma asohotse ageze ku muhanda, ageze kuri kaburimbo arahagarara, mbona arampamagaye. Hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2013. Ndamwegera arambwira ati, wari uzi ko ngukunda? Numvise bintunguye cyane kuko n'umubyeyi wari ufite igihe cy'imyaka nka 84. Ambwira ko ankunda, arambwira ngo ntabwo, kandi simubaza impamvu warankunda, ariko ntabwo agira ibisobanuro ampa bindi. Yarankunze rero, ankundira n'abanjye, hanyuma akunda abana banjye, akunda umugabo wanjye, anishimira ko yitwa Lambert. Akavuga ati ariko Imana yabikoze gute koko kugira ngo abe yitwa Lambert, kandi nanjye mfite umuhungu witwa Lambert. Yarambonaga cyane, akishima, agaseka, akenshi akampamagara kuri telefone. Akaba n'igihe akurikiranye ubuzima bwanjye. Nakoraga ibizamini by'akazi kuko naje no kwiga icyo gihe, nge nigaga muri université nize nkuze. Hanyuma akakurikirana uko bimeze ku buryo nanarangiza rwose yampaye intwererano ati simpageze, ndi mu ntege nke, ariko akira mwana wanjye. N'akazi rero yaransabiraga,
ku buryo namugezagaho icyifuzo nabaga nzi ko ngomba gusubizwa. Nari nzi ko nyine ari umubyeyi uvugana n'Imana, kuko iyo twaganiraga yarambwiraga ati byatunganye kubera ko Imana yabyumvise, iri kumwe natwe irimo kubyumva, ntugire ikibazo. Yakunze rero kumbwira ukuntu yakundanye n'umugore we, akabisubiramo kenshi, akajya ambwira ati twarakundanye cyane mwana wanjye. Noneho nihuse igihe umubyeyi yitahiraga yarampamagaye, ndaza ngera hano mu rugo, nta wundi muntu wari hari, nsanga yicaye mu nzu wenyine. Arambwira ati yamaze kwitahira ariko mu kanya baramuzana. Ndamubwira ntabwo bikunda, ntabwo baramuzana ahangaha. Ati se bamuzana ahangaha? Ntibahita bamujyana mu rugo? Ngo ariko se noneho ibyateye by'uyu munsi noneho bimeze gute? Ati neze ko bagiye kumuzana ahangaha nyine. Nuko niboya ntekereza ukuntu ari njye ahise ahamagara ngo ninze, nsanga ari hariya, nzana n'umwana we umerekeje, atangira kudusubiriramo amateka y'umudamu we. Ubona dukomeza ati bana mujye musenga, bana muzakomere ku Mana, nkabona arakomeye ariko atwerekeza ku Mana. Ikindi nibukira kuri papa, yarambwiraga ngo igiti kiswe umwana ngo ntabwo ngo gicanwa. Arambwira ngo anyise izina rindi ngo rya gikristo, ati uri rukundo, uri mahoro. Ntabwo navuga byinshi kuko twaganiriye byinshi, ariko umubyeyi yarankundaga cyane ku buryo yambwiraga amabanga menshi akanambwira ati aya arabo ntayabwiye. Akandi narenza wenda nasorezaho, igihe cyose nazaga ahangaha ntabwo se Devota yigeze abimenya. Papa yarambwiye ngo ntabwo uzigera ubura kunyu. Nari mfite akazi abizi ko nkora, ariko igihe cyose nazaga yagomba kumfumbatisha amafaranga, akantu 2,000, nkumva binteye n'isoni. Ikindi gihe rwose bigeze aho njya nza, igihe cyose naza agahita amereza 5,000, kandi akabikora ku buryo nta wundi muntu ubibona. Akambwira ngo aka kunyu ntabwo kazigera kabura, ngo kuko niko Imana yabyishakiye, uri umwana wanjye, nta mwana uzi iwabo ngo agende gutyo, nuko bimeze, nta n'ikizigera kibihindura. Ibyo rero umubyeyi yarankunze kuko yambwiye ngo yagomba kumpa inka, ariko ngo ntabwo akizifite, yazitunze ari Kongo. Niyo mpamvu rero ntabwo nabona icyo mvuga ku mubyeyi wanjye. Yarankunze kandi ankundisha Imana. Ntabwo ndimo kumubona kubw'amaso, ariko kuri roho turi kumwe. Nzi ko azakomeza kunkunda urukundo rw'ab'ijuru, kuko ahari yageze mu rukundo rwuzuye rutavangiwe n'isi. Nanjye kandi ibyo yambwiye nzabikomeraho, nzamukunda, nzagerageza kugera ikirenge mu cye, cyangwa ngo nanjye zasinzirire mu biganza by'Imana, kuko natwe ari rwo rugero yaduhaye. Murakoze. Nitwa Nyirakangana Pasiake, naje ndi umupangayi wa muzehe 2022. Ageze nsangana umusaza waho mwiza, aranganiriza, bazi inkomoko, ndamusubiza, nawambwira inkomoko ye, turamenyana. Uko iminsi igenda yicuma, nahageze mfite akana k'amezi 3, akabera sekuru, nanjye ambera sogokuru. Mbese mbona nta zina nabona namuha, tukamwita sogokuru, ariko icyo twamwise cyo kiruta ibindi, twamwise Rudasumbwa. Impamvu rero twamwise Rudasumbwa, aho twagiye hose, aho twabaye hose, twasanze ari umuntu ufite imico itandukanye n'iy'abandi. Wareba umuntu nk'umuvantara amufata nk'umwana we, nasiga umwana nkagenda ngasanga muzehe hari aho ishapura akadusengera. Mbese mbona ni umusaza mwiza. Yakundaga kumbwira ngo urukundo ntacyo warugereranya, kandi neza iteka ryose umuntu ayisanga imbere. Nuko rero muzehe turabana, byari umwana wa 2. Iyo najyaga ku gise ntiyasinziraga, yabaga ari aho yicaye ansengera, banza bwaramukeragaho. Ubwo rero nuko njye namwise Rudasumbwa. Ejo bundi ku cyumweru saa 9, ubwo masenge ni seri Devota, twamwise masenge kuko twabonaga ukuntu twitaho, tukabona mbese ni umuntu w'intagereranywa. Byari n'igihe nigeze mubwira ngo ni marayika wavuye mu ijuru.
ubwo nageze hano urugo rwanjye ntago navugaga ngo ntago rwari rufashe. Muzehe akajya abwira umugabo wanjye akamwigisha, akamwereka ibyiza byo gushaka, akamwereka ko nta kingana umugore ku isi, mbese aramwigisha birangira tugiye no gusezerana. Ubwo rero muzehe niyo mpamvu ugiye namwise Rudasumbwa. Agahinda nagiraga niyo nazaga nkagatura, nakamutura akambwira ati mwana wanjye rero nta kindi njye nakora ndi umuntu, ariko ndakubwira Yesu n'icyo yakoraga ari ukunsengera imigisha ikisukiranya kuri njye. Rero mu gupfa kwe yapfuye saa 9 ku cyumweru, Masa araduhamagara njye kuko numvaga ko atazapfa, nkagenza nkamukora ku mazuru nkumva ko nyine atapfuye, abura Masa ati ntago azapfa. Nuko rero ahagiye Imana mutuza heza, ariko ntago tuzamwibagirwa. Nitwa Rurangwa Gloria, nkaba ndi umwuzukuru wa Binego. Njyewe namuvugaho ibintu byinshi kuko umuntu nk'uriya w'urukundo, umuntu watubereye umubyeyi, wavuga bukongera bugacya, ariko hari ibintu by'ingenzi namuvugaho. Umunsi mama mukuru yitaba Imana, naje kumusura, arambwira ati se kugarutse ntarinzi ko utazagaruka kubera ko inshuti yawe yagiye, musezeranya ko nzajya nza. Kandi koko narabikoze. Uko umunsi wagendaga, uko iminsi yihutaga, niko yagendaga ubona ko arimo arakura. Noneho naza kumureba nkamubaza nti se tate uranyibuka? Akambwira ko adashobora kunyibagirwa. Igihe cyose rero namuganirizaga nahitaga ndira. Arambwira ati rero ati se ibintu byitwa abambasaderi urabizi? Ndamubwira ndabizi. Iyo umu ambasaderi amwoheje mu kindi gihugu ararira, abaturage bararira. Ndamubwira ntoya tiwe ntukansabire, ntukambone ngurire, ahubwo nsabira ngene nsange mama mukuru ngiye nkubera umu ambasaderi mu ijuru. Ati ntukarire, kandi n'umunsi nzaba ntari hano ntuzarire. Nibyo koko kandi byarananiye kurira, ndira mu mutima kuko ndamukumbura. Ikindi kintu namwigiyeho yari nasigiye nk'umurage, n'ibintu bibiri yansigiyeho nk'umurage. Yanyigishije gukundana, ambwira ko ngomba kubaha urugo rwanjye ndetse n'abarugize, no gukunda abakene no gufashanya. Yanganirije uburyo cyagiye abana na mama mukuru mu bihe bigoye, harimo no mu buhunzi na hehe. Ambwira ko rero twe dufite amahirwe yo kuba mu gihugu cy'amahoro, nta kitubuza kudakunda ingo zacu n'abandi bantu bahari. Icyo ndakimushimira kandi sinzagiteshuka. Ikindi kintu yampaye ni umurage wo gucuruza. Hari igihe papa yigeze kumbaza ikintu nzaba, sinamusubiza nkuko yabyifuzaga, kuko abandi tuvukana bumvaga bashobora kuzaba ibintu bitandukanye. Ndabyuka nari mutoya, naje ndamubaza ko papa yambajije icyo nzaba, nkamubwira ko nzaba ikirangirira kandakarira, ngiye nzaba iki? Arambwira ngo uzacuruze. Sanga mama mukuru hari ibintu yacuruzaga pima, ndamubaza nti se ko papa mukuru ambwiye ngo nzacuruze nk'ibucuruza? Arambwira ngo ya, uzacuruza amata. Ubu rero yampaye umugisha kuko ndanacuruza kandi amata afatika y'amadayari. Ndamushimira cyane rero ko yampaye icyerekezo cy'icyo ngomba gukora, kandi ndamushimira ko yampaye umugisha bitajya bisubira inyuma ahubwo bitera imbere. Sinavuga byinshi kuri we, icyo namubwira nkuko yansezeranyije ko agomba kuba umu ambasaderi mu buzima bwanjye, nambere umu ambasaderi, ansure buri munsi ntazatume mukumbura na rimwe. Papa mukuru aho uri ndabizi uranyumva, uri kumwe na mama mukuru, Imana igutuza heza, ujye wibuka unyaruke uze kunsura mu bitekerezo byanjye no mu nzozi zanjye. Imana iguhe ibiruhuko bidashira kandi ndagukunda. Nitwa Tereza Mutesayire, papa wa Devota yashatse n'umwana wa mama, ariko mbere yo kumushaka yari inshuti ya data cyane. Data yapfuye ndi muto cyane ntabwo muzi, ariko papa wa Odeta niwe wambwiye data atuma mumenya. Najyaga nsabira n'iwacu misa papa nkamwibagirwa kuko yapfuye ndi uruhinja, nari maze gukurikirwa uwo mwanya. Ni nawe muntu nise papa kubera ko papa wanjye
numvaga ntarigeze ngira papa, ntabwo iryo zina ryanzaga mu kanwa, ariko we namwise papa. Turaganira, mubonamo intore, mubonamo intwari, mubonamo umukristo udasanzwe. Papa yari afite amagambo meza gusa y'umugisha, akakubwira ati gira amahoro, ati Nyagasani muri kumwe, ati komeza inzira watangiye. Yanyigishije urukundo, anyigisha urukundo rw'Imana, anyigisha urukundo rw'abantu. Namubonyemo babandi muri Bibiliya avuga ngo bameshe amaraso nako imyenda mu maraso ya ntama. Ndavuga nti niba hari n'ikizinga yigeze kugira akiri muto, ubu nta kizinga afite. Waza kumusura rero akakuganiza yishimye, akakubwira ibya kera, akaguha umugisha. Ndumva rero ibyinshi ntabwo wabivuga ngo birangize. Papa yari umukristo, yari umupapa mwiza, yari umubyeyi mwiza, ariko cyane cyane yishimiraga yuko Yezu ari umukwe we. Ati nashyingiye Yezu kabiri, ati kandi n'ubu waba undi mukobwa nakongera nkamushyingira. Rero uko yabaye sebukwe mwiza wa Yezu, na Yezu yamugiriye ubuntu amubera umukwe mwiza, kubera ko papa ntabwo yapfuye, yarasinziriye. Nagumye aruhukire mu mahoro, adusabire. Ndifuza ko ampa kumenya Imana nanjye nk'uko nawe yayimenye. Amazina nitwa Mukakizima Magurete, ndi umukobwa wa Nyabirungo Innocent, ariwe mukuru wa nyakwigendera Binego Stanislas. Twebwe rero batubyariye i Bugande, ariko data atarapfa yatubwiraga yuko afite murumuna we na mushiki we witwa Roza. Rero ndabashakisha mu Burundi, bambwiraga barambura. Baje mu Rwanda bagarutse nzina mu mwaka wa 1994. Ndaza ndamushaka, ndamubona, ndabanze gusanga umugabo witwa Biase. Biase arambwira ngo papa wari hariya haruguru ku Kimisagara. Anjye imbere arazana. Ngeze ntangira kurira amarira menshi cyane. Umukecuru mama wa Revera ataramfata, anyinjiza mu nzu, baranezerwa bose. Ariko umusaza nkuko muzi ko ari umuntu uzi kuganira, yatangiye kuganira ntangira no guseka, umuntu wabaje ndira. Nabonye umusaza asa na papa kandi nzi ko papa yitabye Imana. So narize cyane, ariko kugeza aho amaze igihe ntangira kukimenyera. Ndavuga data yarapfuye, gasubira ariwe data nasigaranye. Icyo ndakibabara, ariko yari umuntu uzi kuganira, akatuganira byinshi, akatubwira yuko ari intore, na papa wanjye nawe yari intore, atubwira byinshi cyane. Rero nganje mbwire barumuna banjye na mukuru wanjye Kazungu baze bamusure. Kazungu yajyaga aza kumusura nyabo yakaza inshuro 3, ariko barumuna banjye twari twiteguye kuzaza nko kwa 12 tumurebe, ariko Imana ntabwo Imana yabikunze. So ndashima Imana kuko yapfuye ari umuntu w'Imana cyane, umukristo cyane. Nanjye yatubwira ngo tukibagirwa Imana. Yari umuntu udukunda cyane, umuryango wacu wo kwa Nyabirungo. Ariko rero cyambabaje kuza nje kumuhamba, umwanya wo kuza nje kumureba akiri muzima. Ariko rero icyo nsaba Imana imwakire mu bayo. Nitwa Minego Liberata, ni mfura y'uyu musaza Binego Stanislas. Ndashima Imana cyane kuba naravutse kuri we, kuko yari umubyeyi mwiza, yari umubyeyi w'amahoro, yari umubyeyi wabanye wagize urugo rwiza, kuko yabanaga na mama mu mahoro. Twakuze dutuje, twakuze nta ndugumba iba mu rugo rwabo, bityo dukura dufite umutima mu nda. Ikindi yakundaga amashuri cyane. Abantu bakera ntabwo bigaga, ariko we nta mashuri menshi yabaga afite. Yari afite ya mashuri 6 bigaga abakera. Ariko iyo yakujyanaga mu nzira z'ishuri wagira ngo ni umuntu waminuje.
urugero ahantu twabaga ntabwo bakundaga ko abanyamahanga bigaga, kandi noneho igihe cyacu abakobwa ntabwo babashyiraga imbere ngo bige, ariko ndibuka natsinze examen national byanshakishirije ishuri rizima, ishuri rikomeye, ntabwo yigeze yifuza ko nakwiga bene buriya bushuri bwa kera abakobwa bigaga bwa foye na za menagere. Yagumaga ambwira ko nkwiye kwiga nkaminuza. Icyo gihe ni ukuri byarantangazaga, n'abuzukuru bacu, abuzukuru be, uwabaga atatsinze ntiyatinyukaga kuba yamugera imbere. Imana imugirire neza, Imana imwicaze heza, Imana izamuhuze na mama. Twa Maurice Musafiri ndowa Binego Stanislas, ndubuheta n'umwana wa kabiri. Data yari umupolisi w'igihugu, polisi nationale ya kera, ni nawe yazamuye ibendera ry'u Rwanda. Ikintu namukuyeho cy'ubutwari cyatumye, kuko yakundaga igihugu, cyatumye nanjye njya ku rugamba rwo kubohora igihugu mu gisirikare cya RPA. Yari intwari papa. Umusezera ngiye ku rugamba, abandi aho batasezeraga agiye namusezeye, arambwira ati genda, kandi turi abahungu babiri, ati genda, yiba nawe mfite imbaraga nanjye tuba tujyanye. Yanyigishe kwihangana, no mu ishyamba turi abasirikare ntibyamvunnye kuko yari namenyereye kwihangana. Mu buhunzi nubwo byari bisharira, ntabwo twigeze dusabiriza, ntabwo twigeze twambara nabi. Yantoje isuku, na n'ubu ndayisazanye, kuko nigeze kuba n'uwa mbere ikigo cyose, kandi ndi impunzi, bampa igihembo pe. Data yari intore, yari azi guhamiriza, yari azi no kwivuga. Yajyaga ambwira ati umuntu utazi kwivuga tumwise igifura, bituma mbimenya. Narahamirije muri Sudani 2015, nari naragiye mu butumwa bw'amahoro, abazungu barishima, nari umutahira w'intore, nabikomoye kuri muzehe. Ntacyo narenzaho, muzehe yibere mu buruhukiro bw'Imana, n'intwari pe. Murakoze. Njyewe nitwa Sœur Kayitesi Devota, ndi mu muryango w'Ababikira Mariya umwari w'impuhwe. Nagize amahirwe yo guhabwa umuhamagaro udasanzwe wo guherekeza papa mu ntege nke yari afite, bishobojwe n'Imana n'umuryango wanjye w'Abafilles de Notre Dame de la Miséricorde. Muri iyo myaka twabanye, nagize amahirwe yo kumumenya kurusha, kuko nari nagiye ndi na muto. Umuhamagaro nagiye nawitabye mfite imyaka 21, ariko naje kugaruka nkuze. Papa mumenya ku buryo budasanzwe, mu ntege nke yari afite, ntabwo yamvunnye. Soins zose namugiriraga yarazakiraga, kugeza n'ubwo nsigara nibaza niba ibyo ndi kubona koko ari byo. Habaga nk'igihe mu presenta akarorero nk'ifunguro, akambwira ngo urakoze mama. Bikanyibutsa rero wa mugani wa Kinyarwanda bavuga ngo ndinda mubyeyi buracya ikitwa ndinda mwana. Ayo mahirwe narayagize yo kuyabona muri experience yanjye. Nta kindi namusabira atari ukuruhukira mu mahoro, kubera ko yambereye umubyeyi mwiza, umubyeyi utandushya. Nigeze kugira experience yo guherekeza n'abandi basaza nkawe, kuko twebwe Abafilles de Notre Dame de la Miséricorde ubwo n'ubutumwa dukora n'ubundi n'ahandi, no mu mavuriro n'ibindi, no mu bigo
by'abaherekeza abantu bageze mu zabukuru, hari igihe usanga bafite umushiha. Papa nta mushiha nigeze mubonana, ahubwo yari inshuti yanjye, yaranganirizaga tukaganira, tugaseka, tukabyina. Naruhukire mu mahoro, nta kindi mwifuriza, kandi ndihanganisha nabo tuva inda imwe. Dufite umubyeyi mwiza, twagize umubyeyi mwiza hano ku isi, ariko noneho tubafite mu ijuru bombi uko ari babiri. Nifuza ko ingo z'iki gihe zabigiraho nazo zikabana nk'uko babanye muri ino si. Nyagasani nabane namwe. Nitwa Retired Lieutenant Jean Lambert Ruti. Umva yuko nabaye umusirikare, ariko nsubiye inyuma cyane namenye papa umbyara afite nk'imyaka 10, niga muri primaire. Icyo gihe ibikorwa by'amajyambere byari ubuhinzi n'ubworozi. Rero nasanze ababyeyi bacu bahinga ariko banorora, muze bafite inka nziza. Ubwo rero nk'umwana nakurikiraga data agiye kuragira. Haza kugera igihe yangira icyizere, akajya azisigira nkaziragira nkanazicyura. Muzera yarazi ubwenge pe. Ibintu byakiriho umuntu wize we bikoraga atarize amashuri menshi. Yampaye motivasiyo icyo gihe ndabyibuka, yangabiye inka yitwa Impanzi. Yaje no kubyara, anyigisha no gukama. Umva yuko muzehe yari afite viziyo, ibyo twita viziyo n'umunsi idasanzwe, kureba uburyo nkora, kumura afite mu kazi, akanangabira. Ikintangaza ni iki rero, ejo bundi agiye gusaza nabwo yaransezeye, yampaye isaha, ampa n'itishati, ati rero ati ntacyo ufite kintu naguha, agufata iyi saha, ufate n'iyi jaketi, ndabifite, ariko nshaka nsubire ukuntu yahaze ubwenge. Nabwiye ko nisanze turi muri Kongo, yivuga Zaire kera, muzi ko bahunze inaha 59. Yari afite uburyo asoma ibihe, akamenya aho ahungira, akiza amagara yacu, akiza n'amagara yiwe. Rero ndamushimira yuko yaturinze intambara no gupfa mu bihe byagiye bitambuka, ntabwo byari byoroshye. Ikindi kintangaza ni cyo cya muzehe, uburyo abanaga n'abantu aho twabaye hose. Ari umunyamahanga wasangaga afite uburyo, afite kapasite, ibyo abo bita ngo resolution de conflict resolution. Ugasanga marahuza abantu bajyanye ibibazo, haba Burundi haba Kongo, ko nka Kongo hoho y'abantu bajyanaga ibibazo. Umukomo ugiye guca urubanza wewe yabaryaga bombi, ariko muza akabwira ati oya bikwiye kumera gutya, kandi muza akabahuza bikagenda neza. Ni Burundi nuko rero ikintangaza ni iki, ni uburyo yabaye muri Kongo, yabona ibintu biri kugenda nabi akatujyana i Burundi, kandi we yarabanje guhungira mbere. Ibi byamera nabi, tugira amahirwe inkotanyi zitangira urugamba, tutamara uko turi mahoro ubu ngubu. Ndashima muzehe uburyo yajyaga asoma ibihe, akamenya uburyo adutambutsa, nta kibazo tugize mu muryango. Ikindi kintaza cya muzehe mu rukundo yadutoje, kandi biragaragara. Dufite abavandimwe bacu baturutse mu Bubiligi, baturutse i Burundi, baturutse Kongo, baturutse Uganda. Rero ndamushimira cyane uburyo yatoje urukundo no kwiyubaha, tuzamukurikiza. Icyanyuma saba nuko twe dusigaye tubona ubufatanye, ubuvandimwe no gukundana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nitwa Anonsiyata Mukabutera. Ndashimira abantu babaje kudufata mu mugongo bose muri ibi bihe bitatworoheye. Ndashimira Imana kandi yampaye papa. Njye nabuze papa wanjye mfite imyaka 3, ntabwo muzi, ariko ngeze muri uru rugo papa yambereye umubyeyi pe.
yambereye umubyeyi ku buryo mwebwe mudashobora kubyumva, yampaye impanuro n'ubu ngenderaho, yanyubakiye urugo ku buryo mudashobora kubyumva. Ndamushimira cyane rero, n'ubu ngiye ntabwo nemera ko yapfuye. Iyo nturutse hariya mu nzu nkabona ifoto ye numva akiri mu ntebe, ngewe nkora akazi nzindutse, nataha namusanga nkaza nkamusuhuza, akambwira ati humura nta zeru nagushyiriraho, niyo haba nde nta muntu wagusiga icyasha. Agahita anyereka ku mwenda w'umukara ati habe na rimwe, nta n'umwe byatuma usa gutya imbere yanjye. Ati rero udakora nk'akarye ujye ujya gukora, nta na rimwe nagushyiriraho zeru. Mfite byinshi byo kuvuga ariko nta mwanya uhari. Ikindi nashimira Imana, yari yarambwiye ati jyewe nimara kuremba aba bakobwa bagashaka kunjyana kwa muganga, uzibuka ubibabuze. Icyo gihe umunsi ataha nari nicaye mu gikoni, ariko numva ijwi rirambwiye ngo ese ubu ngubu seri devota ahamagaye ambulance wamujya imbere ukamubwira ibyo muzehe yakubwiye? Nta n'iminota 10 yashize nahise numva ikintu kingutuye mu mugongo. Mu minota mikeya seri devota ahagarara hari arambwira ngo mama ke umuzehe aratashye. Rero giye ku bwanjye mbaye imfubyi ya burundu, na papa nari mfite arigendeye, ariko kubera ko arakuze ni ukuri pe kwihangana nuko bidakunda. Kuba agiye aho yarageze buri muntu wese yamwifurizaga kugera gutaha, nagendaga akambwira ati ndashaka gusanga Yezu. Nkamubwira nti rero muzehe ihangane ntabwo umunsi n'isaha biragira, nibigera uzataha. Ati cyane. Rero ndamusabira ibiruhuko bidashira, akomeza aruhukira heza. Murakoze. Amazina yanjye banyita Niyigena Fredawusi, ngera mu rugo hano kwa sogokuru. Ijambo rya mbere yabanje kumbwira ngo yambwiye ngo ntabwo uri umukozi hano mu rugo, uri umwana mu rugo, urwaye umwuzukuru wanjye. Noneho tukaza tuganira, akazaza ambwira ibya kera, ubukwe uko byari bimeze. Noneho akazambwira kuko naje ndi umuyisilamu, kuko nakundaga idini ry'abagatolika cyane, arambwira kuko bakundaga kujya gusenga, nkavuga ati ntabwo nasigara mu rugo bari muri misa, nanjye nkagenda nkicara nkareba ibyo bakora, bafata ishapure nanjye nkavuga ati hari amaherezo nzahagera. Muzehe twaganira nkamubwira ngo ariko se gusenga mu bagatolika nanjye ubwo ngiyemo byakunda? Noneho arambwira ngo ntube umukozi mu rugo, hano uraze wisange umenye yuko hano ari iwanyu. Noneho nanjye mbwira mwasenge mukuru, ndamubwira ngo ko nshaka nanjye kubatizwa. Noneho arambwira ngo nta kibazo uraze wisange. Bose bakazaba bambwira yuko nari umukozi mu rugo, ndi umwana mu rugo, ibintu byose nkazambikora menya yuko ndi umwana wo mu rugo atari umukozi. Noneho abimenyesha abashinzwe itorero nyine idini ry'abagatolika ko nshaka kubatizwa. Irya mbere abibwira padiri aramubwira ngo ntiwabatiza umwana ababyeyi batabishaka. Noneho ahamagara mama kuko papa we ntabwo twabanaga, arahamagara ngo uyu mwana ko ashaka kubatizwa mu bagatolika. Noneho aramubwira ngo umwana namuguhaye, nushaka umukoreshe icyo ushaka, uzamubera umubyeyi ntakubera umwana. Noneho anyohereza kwiga, azangenda nkiga nkagaruka, nkasanga sogokuru yicaye mu ntebe tukaganira mwishimo cyane, tukumva ibintu byose tukaririmba. Nkavuga ati sogokuru nava gusenga cyangwa nava mu mirimo yose, sogokuru umeze ute? Ndacyari hahandi meze neza. Umva ibintu byinshi namuvugaho, nanjye akambwira ngo komeza inzira watangiye wicika intege, Nyagasani muri kumwe. Murakoze. The Lord is good all the time, and all the time is good.
I prefer to speak in English because in case my sisters will listen to it, I mean, in the congregation. My name is Sister Odette Nahayo. I'm from the Medical Missionaries of Mary. It's a missionary congregation, and there's no one who understands Kinyarwanda nor French. Many times, my dad called me his secretary. He was not only my dad, but he was also my friend. And some of my siblings used to talk about it, that I'm the preferred one. I did not really want to show it that way, but my dad was always comfortable talking to me. And somebody will ask why. It's because everyone had gone. I remained home with the two alone. I lived with them until I left to become a religious. But otherwise, the only time I could not be with them is the time I was at university. But anytime I come for holiday, I will still come home. So I became so close to them, and I bonded with them. The love was so much that I forgot that I was their child. It was as if I'm their sibling. We could talk about everything, especially my dad. So I was blessed the last time. The day he passed on, the day he went to heaven, normally I called him every day. Even when my mom was still alive, I called them every day. So this time, God gave me that gift of talking to him 2 minutes before he went to heaven. And the last thing he told me was to tell me, you will be always with God, and God will never abandon you. And I remember what I responded. I just made a sign of the cross. So I thank God for that I heard him talking. And that was the same thing. I heard mom talking before she went to coma. I can't take it for granted. It is a gift from God. It's a gift from heaven. I bless him forever. May his soul and the soul of mom and all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Nitwa Sere Tarisira Nyirabaforomo, ndi umubikira mu muryango w'abari b'umutima wa Mariya. Nkaba rero muzehe mfite byinshi namuvugaho, ariko icyo mvuga cyane ni ukuntu twabanye, twamenyanye tumaze kuba abakristo b'iparuwasi tuhakorera ubutumwa, tukajya tuza muri uru rugo akatubwira ati muri abana banjye rwose kandi ndabasabira. Agahora rero adusabira, twaza akadusabira umugisha kandi akatubwira ati muzabe indahemuka. Mu butumwa bwacu bwa buri munsi akatwereka ko aturi hafi, ndetse no mu ntege nke yaje kugeramo kubera izabukuru, nabwo akatuvugisha akaduha, akatwereka ko ari umuntu ufite icyizere, kandi natwe akatwigisha kugira ukwemera. Yari umukristo cyane, akadutoza kugira ubukristo no gukundana. Cyo tumuziho rero no ubukristo n'urukundo yakundaga abantu bose, akatubwira amateka ye kuva kera, akatubwira amateka kuva kera kugeza ageze hano mu Rwanda, akatwereka uburyo yabayeho ari indahemuka, kandi natwe akadutoza kuba indahemuka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi nshimira Imana nuko yatashye ari ku munsi wa Kristo Umwami. Byatubereye rero ikimenyetso yuko Nyagasani aje kumutwara kandi amujyanya heza. Twatumwifuriza iruhuko ridashira, kandi natwe urukundo yadutoje tuzajya turukunda abandi. Inkotanyi cyane yabyirutse neza, Yerugina yabyirutse atsinda, nimukangwe nabyayuzi twabinyujije semamato, nimukangwe nabyabisanye twabinyujije semi
yatsinze yaruse byose wumva inguma se zirasutse zisutse zigana amataba zisutse zigana amataba amataba tureba rubera tuni rwizera ntabwo bakugenga icumi n'uruza batanagisha nayo tuneshejwe ubwo nari nditegera umuheto yavuga ryamugezemo ubugira musohoka inkotanyi cyane yabyirutse neza irugina yabyirutse atsinda intwaro ku rugamba idatinya urugamba nk'ibambara rwema cyane bizibinega ndinguco ku munsi bitumye twose gutera mu rusakara ni ngindi cyane idori impunga mama sewe imamba rutemerwa n'umukoro mu ikotaniro ry'abarezi rudashakashasha imbere ushenguka muri rutemerwa ko n'abadagika tumbire kumama sewe no mu misizi mama sewe
kwa nyirigira shengewe mucuzi w'ibicu mariba ashoka inyambo ndategura umukiro bantu mwese muri hano nimuze dusanganire Imana. ngo mubwira gakuru nk'uyu iwanyu usibe none usibe uw'ejo n'ejo bundi hazaza urungano harimo abo tuzi neza twareranwe harimo benshi dukumbuye twibuka ibyiza dusangiye nta gisumba ubuto mwareranwe mu ngobyi n'umugambi twubaha n'umurage twibitse rungano rya mbere rungano sugira rungano mwibuke wizihize mugeza muvuge muririmbe nero rungano mumva ntabwo ruri kwishigi nk'amashuri itorero rurimo aho ukorera ndetse n'intambara aho hose iwabo urungano nta n'uwacikwa ngo ateshuke cyangwa yihengabirahire kwazibera ukwa dataramana n'urungano n'umugambi twubaha n'umurage twimitse rungano rya mbere rungano sugira rungano mwibuke wizihize mugeza muvuge muririmbe nero umubyeyi wanogeye Imana twigishe kuyisenga ayobe bataduseka tutazakorwa n'ikimwaro tuzabyina neza birenze ibi tuzikaragamba imbere y'ameza nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo tuzabyina neza birenze ibi tuzikaragamba imbere y'ameza nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Bidatinya urugamba nka intambara ya Rwema cyane Mariya
zose. Gusaba imbaraga maze sindicyaho, ni wowe rutare rwanjye mana yanjye, ni wowe niringiye. Nzaguhanga amaso buri gihe, gusaba imbaraga maze sindicyaho. Nibwirabwoba nzaza ngusanga, nibura amahoro nzaza untabare. Uzasubiza ubuyanja n'imbaraga, uzantera ubutware, azoshira agahinda gira amahoro. Ni wowe rutare rwanjye mana yanjye, ni wowe niringiye. Nzaguhanga amaso buri gihe, gusaba imbaraga maze sindicyaho. Cyamage nzaza ngusange, nibura amahoro nzaza untabare. Uzasubiza ubuyanja n'imbaraga, uzantera ubutware, azoshira agahinda gira amahoro. Rwanjye mana yanjye, ni wowe niringiye. Nzaguhanga amaso buri gihe, gusaba imbaraga maze sindicyaho. Barakoze. Ijuru rirakuze ryibarutse intwari, irwa z'abakozi, yitunga zirwa hagati mu rugamba rw'abigeni mbere y'isi. Ijuru rirakuze ryibarutse intwari, irwa z'abakozi, yitunga zirwa hagati mu rugamba rw'abigeni mbere y'isi.
ubutwari bw'inkotanyi yatabaye u Rwanda zidatinya ubona umurage warukabo abakunda u Rwanda nitwa bitabaho imihigo imaze gukomera inkotanyi bati twararakaye inzira ya Roni yazigura mama ihayo bari baravutse rudasubiraga n'ishyaka ari nawe rukesha intambwe uganyanyagiragabiro ati wowe Rwanda meruka nk'ibebi uganyanyagiragabiro ati wowe Rwanda meruka nk'ibebi uganyanyagiragabiro ati wowe Rwanda meruka nk'ibebi ahubwo rero nagombye gutanga ubuhamya ariko ntabwo nabashije kuza igihe ariko ejo nzabikora kuko usanga twabwira ijambo yabivuze uyu mubyeyi wacu ntabwo yashakaga iyo avuye kuri iyi si uko tumurira ntabwo ari byo yashakaga ibyo yasobanurira neza hano ibyo turimo tazi neza ko ibyo muzehe yashakaga none rero dushimira Imana kuko turimo turashyira mu bikorwa bimwe ibyo yashakaga reka dusenge ejo rero uzasaba umwanya gato kugira ngo ubuhamya kubera ko ndamuzi cyane maze imyaka 10 hano mu Rwanda ariko umukristo wa mbere namenya iby'imisagara n'uyu n'umubyeyi wacu kubera iki kubera bimwe byo abantu bavugaga gusenga bahuriye mu kiliziya baraduhaguruka Imana yacu tugushimiye kubera ubuzima bwa mubyeyi wacu Stanislas yabaye hano ku isi umukristo ukomeye yigaragaza nk'umuntu ufite ukwemera kutazegazega n'umuntu ufite ukwemera ijana ku ijana kw'Imana ari byinshi twebwe abari hafi ye twamugomeyeho kandi bizadufasha natwe ubuzima bwacu niba hari umuntu udatinya urupfu n'uyu mubyeyi wacu ntabwo yigeze n'umunsi umwe agira icyo atinya ku bijyanye n'urupfu umunsi umwe yabwiye padiri ntabwo umuntu utinya gusubira mu rugo uretse umuntu wahemukiye ubwo yavugaga ibijyanye no gusubira mu ijuru rero muzehe wacu turagushimiye ibyiza byose watwigishije kuri iyi si ntabwo dushidikanya ko uri kumwe n'Imana ariko twebwe turacyari hano kuri iyi si ukomeza udusabire kugira ngo natwe tuzagira ukwemera uko wari ufite ndakura Musamariya aho uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe
utunguraniye none tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Nyagasani Yezu n'abandi namwe nawe kandi muhorane ushobora byose